urakoze cyane rero reka tuganire nubwo ndimo kugenda turaganira ndifuza ko tuganira ku ijambo ryitwa ijuru n'isi. Ijuru n'isi ntekereza ko aribwo bwa mbere tugiye kubiganiraho. Ijuru n'isi usanga abantu bari mu madini no mu matorero hafi ya bose usanga bari gukorera kuzajya mu ijuru cyane. Akitanga agatanga amaturo akaba yarabatijwe yitegura ko azajya mu ijuru kandi akumva ko bigomba gukorerwa akiri hano ku isi. Niyo mpamvu rero iyo abantu barimo kwigishwa bababwira ko ijuru tuzarijyamo ari uko twapfuye. Ijuru tukazarijyamo ari uko twapfuye, ku buryo iyo umuntu apfuye mu kinyarwanda baravuga ngo yitabye Imana. Ni ukuvuga ngo rero natwe rero nk'abantu bari guharanira kumenya iby'Imana mu buryo bwo mu mwuka dukwiye gusobanukirwa ijuru n'isi. Ntekereza byo kugira ngo dukoreshe igihe neza imirongo ndajya nibaha muyandike uze kuyisoma hanyuma ndayivugaho muri makeya. Ndayivugaho muri make hanyuma mwe muraza kuyisoma musa nkaho musubiramo muganira. Ubwo ni ukuvuga ngo isomo ryacu ry'uyu munsi ryitwa ijuru n'isi. Ijuru n'isi. Yego, hanyuma mwandike Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Itangiriro? Yego, igice cya mbere umurongo wa mbere. Aho ngaho mwitangire igice cya mbere umurongo wa mbere. Batubwira ko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yego. Imana yaremye ijuru n'isi. Yego. Nuko mu bintu bya mbere yuko Imana irema ibindi bintu byose yabanje kurema ijuru n'isi. Kandi tuzi yuko Imana iba mu ijuru. None se twibagije nk'abantu igihe Imana yaremaga ijuru n'isi yari iri he? Yari iri mu ijuru. Yari iri mu ijuru kandi yari irimo kurema ijuru kandi ikaba iba mu ijuru. Ariko rero umuntu utari kumvariza ibibazo nkaza kugeza umusubizo mu kibazo. Yego, ni ikibazo mbere yo kuvuga iby'ijuru n'isi. Yego. Satani aza mu isi. Yego. Yasanze isi ihari. Isi yari ihari. Yego. Kajugunywa mu isi se. Yego. Iyo si yararemwe. Yari yaramaze kuremwa ndetse yari irimo abantu n'ibindi bintu byinshi. Bangahe? Abantu bari benshi cyane udashobora kubara, ni nk'abariho n'iki gihe. Amoko yose. Nyine abantu tuzi baremwe bwa mbere. Yego. Adamu na Eva. Yego. Satani ajugunywa mu isi. Yego. Anabashuka. Yego. Icyo gihe bari baruzukuruje baragize abantu benshi mu isi. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo urimo kumbaza. Icyigisho cyacu y'ubundi gusobanukirwa ntaribi. Yego, icyigisho cyacu kiri kuvuga ku ijuru n'isi. Dushatse kuvuga kuri Adamu cyaba ari ikindi cyigisho. Isi. Yego. Isi n'ijuru. Turi kwiga ijuru n'isi. Nyine isi n'ijuru. Cyangwa se isi n'ijuru. Habanje iki? Ni ukuvuga ngo ubundi habanza kuremwa ijuru. Hanyuma hakabona kuremwa isi. Abamarayika. Abamarayika ni ibiremwa biri mu ijuru no mu isi. Cyangwa by'umwuka. Ni ibiremwa by'umwuka cyangwa by'umubiri.
ni ukuvuga ngo hariho abamarayika b'uburyo bubiri. Hari abamarayika bataboneshwa amaso, hari n'abamarayika baboneshwa amaso, kandi nabo buri munsi ushobora kubana nawe ariko utazi ko ari marayika. Yego, ni ukuvuga ngo rero tugiye kuganira kuri Adamu. Oya, uretse kujya kuri Adamu. Yego. Adamu ni umuntu, reka tubaze ku kibazo cy'isi n'ijuru. Hanyuma ni ijuru n'isi. Ariko uhere ku ijuru. Yego, nidusoza ku ijuru n'isi. Oya, hera ku ijuru. Reka twumvire. Nidusoza ku ijuru n'isi. Ibyo ngibyo bya Adamu biraza nk'ikibazo. Yego. Noneho dukomeze ku ijuru n'isi. Dukomeze ku ijuru n'isi. Noneho nidusoza ijuru n'isi, icyo kibazo cya Adamu kiraza nk'ikibazo. Noneho tugisubize nk'ikibazo, kuko nacyo gifite isomo ryacyo. Yego, kubera ko Alex ari we bwa mbere twiganye, twamusubiza muri make, hanyuma tukazaganira kuri Adamu ubutaha. Yego, ariko tubanje gusoza ijuru n'isi. Yego, tumaze kubona ko mu itangira igice cya mbere umurongo wa mbere, Imana yaremye ijuru n'isi. None tukibaza ko Imana iba mu ijuru nk'uko tubizi. Tukibaza ese yaremye ijuru iri hehe? Yego, ni ikibazo buri muntu wese yakwibaza, kuko twese tuzi yuko Imana iba mu ijuru. Yego, noneho muri uko kwibaza ikibazo ntabwo turi buhite tugisubiza aka kanya, ahubwo turaza kucyisubiza tumaze kumenya ijuru ni iki, tumaze no kumenya isi ni iki, kuko ari byo turi kuganiraho. Murumva atari byo? Cyane. Yego, hanyuma mwandike nanone Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Haranditse ngo ntabwo ndi gusoma kubera yuko ndi kugenda. Avuga ko nibivuge muri make namwe muzajya musubiramo musome nimubona n'akanya. Tubwirwa yuko Imana yavuze ngo habeho isanzure bitandukanye amazi n'andi mazi. Hanyuma Imana irema isanzure ritandukanye amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yayo. Hanyuma iryo sanzure riri hagati y'amazi Imana iba ari ryo yita ijuru. Ni ukuvuga ngo ijuru riri hagati y'amazi. Yego, ni ukuvuga ngo aho ngaho tubonye ijuru riri hagati y'amazi. Yego, hanyuma dukomeze nanone mwandike Abalewi igice cya 26 ku murongo wa 19. Abalewi 26 umurongo wa 19. Ho baratubwira ngo nzahindura ijuru ry'iwanyu rihinduke nk'icyuma. Yego, Abalewi 26. Abalewi igice cya 26 umurongo waho wa 19. 26 umurongo wa 19. Ngiye ko mbona handitse ngo nzacogoza kwihimbaza mwihimbaza. Nzacogoza kwihimbaza. Nzacogoza kwihimbaza mwihimbariza. Yego, amaboko yanyu. Yego, nzahindura ijuru ry'iwanyu nk'icyuma. Yego, n'ubutaka bwanyu nk'imiringa. Urumva icyo nashaka kuvugaho nuko bari kutubwira ngo ijuru ry'iwanyu Imana izarihindura nk'icyuma.
yego tubonye ijuru riri mu mazi, tubonye irindi juru Imana izahindura nk'icyuma. Yego. Dukomeze noneho tujye mu Bakorino ba kabiri. Abakorino ba kabiri igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Abakorino ba kabiri. Yego. Igice cya 12 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ariho barakubwira ngo ni Pawulo uri kubangaza umuntu ngo wo muri Kristo ngo wazamuwe ajya mu ijuru rya gatatu. Yego. Abakorino ba mbere Pawulo yitana n'Abakorino ba kabiri. Niho ndi. Abakorino ba kabiri igice cya 12. umutwe uragira ngo Pawulo yiratana ibyo yeretswe. Yego. ngo nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Yego. reka mbabwire ibyo yego naturiwe. Yego. n'umwami wacu. ngo nzi umuntu wo muri Kristo. nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu. Yarazamuwe ajyanwa mu ijuru rya gatatu. Urumva none Pawulo atweretse ko hariho amajuru atatu. Yego. Bameze ubwo abantu bakubwira ngo ijuru ni rimwe twese tuzajya mu ijuru, ariko Pawulo arakubwiye ngo hariho ijuru noneho rya gatatu. ati inzu wazamuwe mu ijuru rya gatatu. Uwo murongo muwandike namwe muzasoma niho tugira igihe cyo kuganira ku bibazo. nzagira igihe kugenda mbereka noneho ijuru n'amajuru atandukanye. Yego. noneho duse nkaho tujya ku isi. Yego. Ndumva ijuru turivuzeho cyane, tubonye ko hariho amajuru menshi. ubwo ni amajuru atatu nyine maze kumva ko ari amajuru atatu. Yego. turebe Yesaya. turebe Zaburi igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere. Zaburi ya mbere. umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere ukomeze. Zaburi umurongo wa mbere kugeza dukomeze. hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Yego. ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Yego. ntiyicarane n'abakobanyi. Yego. komeza. ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Yego. kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ku manywa na nijoro. Yego. komeza ugeze ku murongo wa 6. uwo azahwana n'igiti cyatewe y'umugezi imbuto zacyo igihe cyacyo. Yego. ibibabi byacyo ntibyuma,
icyo azakora cyose kizamubera cyiza. yego ababi ntibamera batyo, yego ahubwo bahwana n'umurama, bahanwa n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, yego n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. yego kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, yego inzira y'ababi izarimbuka. ni ukuvuga ngo rero icyatumye mbaha uwo murongo ni ukugira ngo mbabwire uwo muntu uri kuvugwa aho ngaho uko nguko bari kumuvuga uko azaba ameze. yego umuntu wujuje ibyo bintu niwe witwa ijuru. ni ukuvuga ngo mu buryo bwo mu mwuka ijuru ni uyu muntu utunganye, yego wamaze kwitandukanya n'ababi mu byo akora byose. yego uwo nguwo niwe witwa ijuru. nibyo juru tuba tuvuga. yego ni ukuvuga ngo niba bavuze yuko uzajya mu ijuru ni ukuvuga yuko uzava mu babi, yego ukaba umuntu mwiza kandi ibyiza ukora bikaba bihoraho, ukaba umeze nk'uwo muntu barimo bavuga aho ngaho. yego ni ukuvuga ngo mu buryo bwo mu mwuka ijuru ni uyu muntu utunganye ukora ibyiza gusa. yego noneho reka turebe ku isi noneho. turebe ku isi, turasoma itangiriro igice cya kabiri, igice cya mbere umurongo wa kabiri. igice cya mbere umurongo wa kabiri. yego isi yari itagira ishusho. isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. yariho ubusa busa. umwijima wari hejuru y'umuhengeri. yego maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. yagendagendaga hejuru y'amazi. yego yego urumva ni ukuvuga ngo isi yari iriho ubusa gusa itagira ishusho. yego ni ukuvuga ngo isi, tekereza isi itagira ishusho. ubundi mu mashuri aho twize batubwiraga ko isi ari umubumbe. yego bakanayishushanya bakatwereka uko imeze. yego ni umubumbe nyine isi tuzi ko ari umubumbe. none bari kutubwira yuko isi itagira ishusho. yego isi ntigira ishusho. bari kutubwira ko isi noneho idafite ishusho. bishatse kuvuga noneho ko isi iri buhindukire ikaba uyu muntu mubi. icyo akoze cyose uba ubona nta shusho gifite, nta gaciro ukwiye kugiha kubera ko atari cyiza. yego kandi muribuka ko icyigisho cyacu ari ijuru n'isi. yego ijuru n'isi. noneho reka tubitwarire hamwe.
soma ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11. Ibyahishuwe ibyahishuwe igice cya 20 yego umurongo wa 11. Yego. Haranditse ngo yego, mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona intebe. Mbona ijuru rikinguye kandi ngiye mbona ifarashi y'umweru. Oya, ibyahishuwe kangahe igice cya 20 umurongo wa 11. Yego. Ni cya 20 cyangwa ni cya 21? Mbona intebe y'umwami nini. Yego. Ni yicayeho. Yego. Bona kimba. Ongera usubiremo usome ntabwo nabumvaga. Ubu ndimo kukumva. Mbona intebe y'umwami nini yera. Yego. Mbona yicayeho. Mbona niyicayeho. Yego. Isi n'ijuru bihunga mu maso yabo. Isi n'ijuru bihunga mu maso yabo. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ijuru n'isi bifite bihunga biragenda. Yego. Noneho tujye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30. Gutegeka kwa kabiri. Rebe ku murongo ahanditse gutegeka. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa mbere. Gutegeka kwa kabiri. Yego. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Yego. Gutegeka kwa kabiri. Yego. Gatoya gutegeka. Gutegeka kwa kabiri. Igice cya 32. 32. Yego, umurongo wa mbere. Tega ugutwi wa juru we. Yego. Nanjye ndavuga. Yego. Isi nayo yumve amagambo amva. Yego. Ruvuga ngo hari ijuru rifite amatwi. Yego. Hakabaho n'isi nayo ifite amatwi. Bitega amatwi amagambo y'Imana. Komeza. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya rero bari kuvuga ni ijuru n'isi. N'uyu muntu wamaze guhinduka akaba hakora ibyiza gusa. Uwo muntu niwe witwa ijuru n'isi. Yego. Ni ukuvuga ngo isi iba yarangiye uwo ari hano ku isi ariko yibereye mu ijuru. Yego. Nidushaka turekera aho ngaho. Icyo twize kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ijuru n'isi. Yego. Mwari murakoze cyane. Ijuru ni iki? Ijuru ni ibyiza, isi ni bibi. Urakoze cyane ako kana. Hanyuma ijuru n'isi
rya kera ni uyu muntu uri gukora ibibi n'ibyiza, hanyuma ijuru n'isi bishya ni uyu muntu uri gukora ibyiza gusa, wamaze guhindurwa na Kristo ari ryo jambo ry'Imana mu buryo bwo mu mwuka murimo kwigishwa. Murakoze rero, muharanire kugira ngo mube ijuru n'isi bishya. Yego. Nanjye nafashe umwanya njya ku ruhande, reka njye mu kazi njye gupagasa. Yego. Twari tumaze umwanya twiteguye nafunze. Yego, Imana ibahungisha kandi muhahe muronke. Imana irabikora kubera yo. Yego. Urakoze cyane, Imana ikurinde. Amena.